Ndabashuje mu izina rya Data wa twese, izina ry'Umwana, izina ry'Umwuka wera, Imana y'amahoro nibaha umugisha, kandi ndibwira ko mubyutse muguwe neza. Erega niyo bitaba bimeze nk'uko ubyifuza, Imana yacu niyo kwizerwa, irizerwa mu bihe byose, kandi ijambo riratubwira ngo mu bibaho byose mujye mushima Imana. N'Imana yihagije, n'Imana ishobora byose, n'Imana itanga amazi mu butayu, igatembesha imigezi mu kidaturwa. Njya nkunda kubwira abantu ngo irihagije, niyo mpamvu tuyizera, niyo mpamvu tuyikunda. Ishobora byose n'ibyo abantu badashobora, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Rero bibaye bigenda nabi cyangwa bigenda neza, ikintu gikomeye ukwiriye kubaho, nigeze kubabwira ngo ikintu ushobora kurwanaho ntutakaze mu buzima bwawe ni ikintu kijyanye no kwizera Imana. Watakaza ibindi ariko kwizera kwawe ukagukomeza, ibyiringiro byawe ukabikomeza. Reka nkubwire ngo rero uyu munsi Imana ishobora byose ikiguhaye umwuka mu mazuru iguhesha umugisha, kandi iguhe guhura n'umwuka wera, iguhe kubana nayo uyu munsi wose. Imana ishobora byose ibane nawe. Ejo bundi cyangwa se mu gihe gishize twarimo twiga ku mitekerereze cyangwa se imbaraga z'imitekerereze, uburyo ari ikintu gikomeye cyane. Ni muri cya kiganiro cyacu rero buri gitondo hamwe na Yesu, n'ubundi turakomeza kuri iyo ntego. Gusa uyu munsi turaba tureba uburyo ki nta kizigera gihinduka nudahindura uko utekereza ibintu. Hari ibintu bitazahinduka mu buzima bwawe igihe cyose uzahindura uko utekereza ibintu, igihe cyose uzahindura uko ubyumva. Rero hari ibintu ugomba kwicara ugatekereza, ese Imana uyibona ute, uyitekereza ute, uyumva ute? Ese uko uyumva koko bijyanye cyangwa se uko uyibwira abandi bijyanye n'uko uyitekereza? Wiherereye mu mutima wawe, uburemere uvuga n'Imana urabushyikira wowe ubwawe? Biroroha kugira ngo ubyumve. Iyo uvuze ko Imana ishobora byose, niko kuri mu mutima wawe, niko kuri mu bugingo bwawe. Ese koko ishobora byose, ibyo ubimenya neza iyo wageze ahantu uyikeneye. Umenya nimba koko ibyo uvuga bijyana n'ibyo utekereza cyangwa icyo uri cyo cyangwa icyo wizera. Uyu munsi rero turaganira ku kintu gikomeye kivuga ngo nudahindura uko utekereza hari ibitazahinduka mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Imitekerereze y'umuntu ishobora gutanga icyo ari cyo. Ikindi, ibyo utekereza, ibyo ureba n'ibyo wumvisha amatwi yawe, akenshi bihinduka icyo uzaba cyo. Nsubiremo, ibyo utekereza buri gihe, ibyo ureba buri munsi, ibyo uhitamo kumva cyane, rimwe na rimwe si na rimwe nk'uko mbivuze, ahubwo kenshi bihinduka icyo uzaba cyo. Usanga umuntu yarahisemo kureba ibintu runaka, agahitamo kumva ibintu runaka, agahitamo kubitekerezaho. Uko imyaka igenda ishira, rero byisubiramo, gusubiramo ni ikintu gikomeye cyane. Uko imyaka igenda ishira byisubiramo, ibyo wumva, ibyo ureba, ibyo utekereza bigira bigahinduka, ibyo ukora bigahinduka, kuko biragoye ko wakora ikiri inyuma y'ibyo utekereza, biragoye. Rero ibyo bigerayo bigahindura ubuzima bwawe, ugasigara uri icyo ureba, ugasigara ari bya bindi wumva cyane, ugasigara ari bya bindi ukora cyane, utekereza cyane. Iyo rero utageze guhindura cyangwa se iyo ushaka gufasha imashini yawe ifite ikibazo urayiforomata, iyo utageze guforomata ngo uhindure uko ureba ibintu n'uko ubitekereza n'uko ubyumva, birangira wabaye byo. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi turi bukoreshe cyane. Ni ijambo ry'Imana Pawulo yanditse mu rwandiko rwa mbere yari yandikiye Abatesalonike mu gice cya 5 ku murongo wa 23. Yaravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Imana ishimwe cyane. Turaba tureba ku bintu bitatu Pawulo yararimo yandika ngo birindwe. Ikintu bita umubiri, ikindi bita ubugingo, ikindi bita umwuka. Imana ishimwe cyane. Yatangiye avuga ngo kuri uwo murongo wa 23, Imana y'amahoro ibeze rwose. Imana y'amahoro, reka mbabwire ngo Imana ni Imana y'amahoro. Imana ni Imana y'amahoro. Niyo mpamvu ibidashaka agatotsi kajya mu mubano ifitanye n'umuntu runaka, ihora ishaka ngo
mu mahoro yayo ibane n'umuntu mu mahoro. Imana ishimwe cyane, kubera ko ari Imana ikunda amahoro cyangwa se ari Imana y'amahoro, niyo mpamvu itashaka agatotsi cyangwa se imbogamizi zivanga mu mubano ifitanye n'umuntu runaka uwo ari we wese, ifitanye nawe, ifitanye nanjye. Akenshi igikoresha uburyo bwose butandukanye kugira ngo uyu mubano wayo nawe nanjye ukomeze ari umubano utarimo ikibazo, tube tubanye mu mahoro. Imana ishimwe, tube tubanye mu mahoro. Uzabibona akenshi iyo ugiye gutana ikugaruza inkoni y'ubugwaneza, avuga ati garukira hafi. Rimwe na rimwe bikaba ari nk'ibintu bigukosora bikanakubabaza. Umwana udahanwa ntabaho no mu muco usanzwe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi, ariko ibigira ngo icyo kintu kive hagati y'umubano, ifubihira umubano igirana n'abantu, irawufuhira cyane kuko ni Imana y'amahoro, iba ishaka ngo ube amahoro kuko ubanye nayo neza. Ikintu gikomeye cyane nigeze kubabwira isi ikeneye, ntabwo ari sinatinda cyane kubigaragarira amaso, ntabwo ari ibyo ubonesha amaso ngo uvuge ngo isi yari ibikeneye cyane. Burya ikintu kigaragara cyane, isi ishobora gushyiramo bije nyinshi no kurinda umutekano, ariko kandi amahoro aba mu mutima. Aba mu mutima, umutekano barawurinda bigakunda, ariko hari ikintu utashobora kurinda, ni amahoro yo mu mutima. Iyo udafite umwami Yesu, iyo udafite Imana ngo igufashe, iguha imbaraga zo kurinda uwo mutekano cyangwa se ayo mahoro yo mu mutima. Aha rero turaje turebe ku bintu bitatu. Turavuze ngo Imana ni Imana y'amahoro, kandi ihora ishaka yuko umuntu abana nayo ayo mahoro adahungabanye. Ihora ishaka ko umuntu abana nayo, agendana nayo umunsi ku munsi, mu gitondo, saa sita, nimugoroba, ijoro, ayo mahoro adahungabanye, nta gatotsi kayarimo. Uzumva kenshi umutima wawe udatuje, uzumva kenshi umutima wawe wahungabanye, uzumva kenshi wumva ibitekerezo byawe bitari mu mahoro. Akenshi haba harimo ikintu kidasanzwe, haba hari impamvu runaka uba ukeneye gusenga, uba ukeneye kuba imbere y'Imana kugira ngo umubano wayo nawe ujye uba umubano urimo amahoro. Imana ishimwe. Paul rero yandikira Abatesalonike arababwira ngo iyo Mana y'amahoro ibeze rwose, kubera ko ari Imana ikunda amahoro kandi ari Imana y'amahoro, iba ishaka ko umubano wacu uhora uri mu mahoro. Mu mibanire yacu nayo iratweza. Sindi butinde kuri ibi ngibi, ariko iratweza. Uko igenda ikweza, uko igenda igukuraho imyanda yose, uko igenda igukuraho iyo wandujwe n'umubiri. Yuda ni wavuze ngo umwambaro wanyu ntukanduzwe n'ibyaha by'umubiri. Uko ugenda igukuraho ibyo wandujwe n'umubiri n'ibindi bitandukanye, umubano wawe nayo ugenda ubamo amahoro. Kandi mu mahoro ni mwituza risesuye, mwituze. Ijambo riravuga ngo mwituza no mu byiringiro muzakizwa. Mu mahoro yawe nta kajagari kaba karimo. Iyo ufite amahoro y'umutima, ibintu byose urabikora bikagenda. Uba ubasha kumva umwuka wera, uba ubasha kugendana n'Imana yawe, ubasha kumva ubushake bw'Imana, ubasha kumva icyo Imana igushakaho iyo uri mu mahoro. Ariko kandi amahoro ninyavuga uyumve nk'amahoro y'umutima. Uba ubasha gukora ibintu byose icyarimwe, si no mu mwuka gusa, no mu mubiri biremera. Akazi kawe ugatunganya neza, iyo uri umunyeshuri uriga bikagenda, iyo urimo ukorera abandi urakora bakabyara umusaruro, iyo wikorera urakora ibintu bikajyamo. Amahoro y'umutima ni ikintu gikomeye cyane. Imana igikunda kutweza rero kugira ngo itunganye imibanire yacu nayo. Hanyuma nihuse cyane, reka mbabwire ku bugingo, mbabwire no ku mubiri, mbabwire no ku mwuka. Umuntu aremye uburyo afite ibice bitatu, kuko turi mu mitekerereze, ntabwo nibajya aho turi mu mitekerereze. Umuntu aremye uburyo afite ibice bitatu: umubiri, ubugingo ndetse n'umwuka. Icyo rero Bibiliya yita ubugingo cyangwa icyo yita umutima, turaza kubirebaho. Bibiliya iravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero mu ndimi z'amahanga birasobanuka neza, ariko reka tugerageze tubivuge. Iyo Paul avuze ngo umubiri urindwe, umutima cyangwa se ubugingo burindwe, hanyuma n'umwuka ubarimo,
reka tuvuge ngo umubiri ukeneye kurindwa, ukeneye kwezwa, ukeneye gutunganwa. Hanyuma ubundi ubugingo bugizwe n'ibintu nka bitatu, nibyo turi buvugeho. Wenda turagerageza tubishyire mu rurimi rwacu kugira ngo tubyumve neza. Ubugingo bugizwe n'amarangamutima y'umuntu n'ubushake bw'umuntu, n'icyo twakwita mind cyangwa se imitekerereze y'umuntu. Imana ishimwe. Turavuga kuri ibyo bintu bitatu ku kijyanye n'ubugingo: amarangamutima, imitekerereze, hanyuma n'ubushake bw'umuntu. Mu kintu gikomeye kibaho mu buzima ni ikintu cyitwa ubushake bw'umuntu. Imana yashimye ko umuntu agira amahitamo. Tuvuga ubushake bwumva amahitamo. Yashimye ko umuntu agira amahitamo, kandi Imana itajya ivogera. Mu gitondo ushobora kubyuka ugahitamo kuba icyo ushaka. Ukavuga ati ngiye namera gutya, ngiye namera gutya. Cyangwa ukavuga ati ngiye ndashaka kuba uyu nguyu. Bigakunda kuko umuntu afite amahitamo yiwe. Bibiliya iravuga ngo dore inzira ebyiri ziri imbere yawe. Uraza guhitamo ko nyiri mu nzira ijyana kuri mbuka cyangwa ijyana mu bugingo. Uhitamo. Amahitamo y'umuntu ni ikintu kitavogerwa. Imana yashimye ko bimera gutyo kugira ngo umuntu agire amahitamo ye, adakoreshwa nk'imashini cyangwa irobo, abeho ashobora guhitamo ikintu runaka ku bushake bwiwe. Hanyuma amarangamutima murabizi, aho umuntu yishimira, ahaseka, aho ababara, aharakara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero imitekerereze cyangwa se mind ni uburyo umuntu atekereza ibintu, uburyo umuntu yanariza ibintu, uburyo umuntu abitindaho. Ntabwo turi bubitindeho cyane. Hanyuma rero umwuka nyine murabyumva ni umwuka. Imitekerereze yacu rero ihurira he n'ibi bintu dusomye mu ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Abatesalonike, kandi Paulo yasabaga ko Imana y'amahoro ibeza rwose, kandi kugira ngo ibi bintu bitabaho umugayo. Uko umuntu ateye, amakuru ubugingo bwakira buyakura ku mubiri. Hanyuma rero umubiri, amakuru umubiri wakira, reka duhere ku mubiri, uyakura ku gukoresha amaso, ibyo ureba, ibyo wumva, bya byiyumviro byacu, ibyo ubona, ibyo uriye, ibintu byose bihereza amakuru umubiri. Hanyuma rero ayo makuru arimo yinjira aturutse mu byumviro by'umuntu, mu byo yarebye, mu byo yumvise. Ahangaha ndagira ngo mbabwire ngo aha niho nyine social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga cyangwa se bino bintu tureba bigira imbaraga nyinshi. Ibyo urebesha amaso, ibyo wumvisha amatwi yawe, ibintu byinshi bitandukanye. Murabizi ko dufite ntuze zigeze muri 6. Umuntu agukozeho ibyo kumva biryoshye dukoresheje ururimi, amatwi, amazuru, biduhumurira. Murabizi ibyumviro by'umuntu. Noneho izi information cyangwa se aya makuru umubiri uyahereza ubugingo. Muri cya gice navuze kirimo amarangamutima, kirimo imitekerereze, cya gice kirimo uburyo wumva ibintu, utekereza ibintu, aho ngaho kirimo amarangamutima yacu. So rero umuntu yamara kubyakira, ya marangamutima ashobora kwakira ibintu bikayabangamira, akabangamirwa. Wari wishimye, wakiriye inkuru mbi inyuze mu matwi, utangiye kugira umubabaro, utangire kugira agahinda. Hanyuma ya mindset yawe, ya mitekerereze yawe yakira ibintu, utangiye kubitekerezaho cyane. Umuntu wenda akubwiye nabi, ubinyujije mu matwi, cyangwa hari ikintu ubonye hariya gitambutse binyuze mu maso, utangiye kubitekerezaho cyane. So ayo makuru ubugingo burayakira. Hanyuma ikindi cya gatatu ni amahitamo yawe. Uko wakira ibintu nuko ubibona, ugira guhitamo. Ayo makuru rero iyo yakiriwe mu bugingo, yoherezwa, tuvuge ngo umwuka arayashyikira. Hanyuma rero umwuka niwo utanga gahunda.
bugingo mu yandi magambo bwohereje amakuru mu mwuka ukavuga ngo mbwirira umubiri ko watekereje ibintu bitari byo gukiranuka. Donc wohereje amakuru atari meza, amakuru adakwiriye kuba mu mwana w'Imana, amakuru adakwiriye kuba mu muntu Imana ishaka. Ayo maso yawe yakiriye, mbwirira umubiri ko ayo maso yakiriye amakuru adakenewe. Nimba wenda wabonye umuntu wambaye ubusa kuri social media n'ibiki ukumva birivanze, ugira ati ayo makuru ntago ari meza, ntago akenewe. Cyangwa se ibyo bintu wumvishije n'amatwi yawe bagusebeje, ntago ari ibikiranutsi, ntago ari ibyera, ni amakuru wahawe n'umwanzi, ni amakuru umubiri wadushyikirije, winjije amakuru yahawe n'umwanzi. So rero umwuka agategeka ngo ibyo bihagarike. Wenda wari utangiye gutekereza nziworera, cyangwa se uriya mukobwa naryamana nawe, cyangwa se aya mafaranga nayiba, bitewe na information wabonye, umwuka agasitopinga akavuga ati bihagarike. So hari igihe rero umubiri uhitamo kuvuga ati bino bintu ni byiza, bino bintu biraryoshye, ninyareka nari nyakeneye n'amafaranga, nkeneye kugura imyenda, nkeneye kwambara, nkeneye kwishyura minerivare zabo, nkeneye kurya, ayo mafaranga ngomba kuyatwara. Hanyuma ubugingo bukabwira umwuka wavuze ngo ntago tugomba kubikora. Umubiri ukavuga ati ngewe nkurikije uko mbikeneye ndabitwara. So rero kubera amarangamutima aba mu bugingo, binejeje amarangamutima yawe, cyangwa se biraza gukemura ibibazo by'imitekerereze yawe, ugahita uhitamo, ubugingo bugahitamo kwihuza n'umwuka. Aho niho bavuga ngo umuntu ubugingo bugahitamo kwihuza n'umubiri. Aho niho bavuga ngo umuntu akora iby'umubiri, donc akora ibya kamere y'umubiri. Imana ishimwe cyane, akora ibya kamere y'umubiri. Ariko iyo ubugingo buhisemo kwihuza n'umwuka, birastopinga ntibikore. Donc ayo makuru mabi bakiriye, umubiri wakiriye, bigahagarara, ntibikorwe. ahubwo ati no, sinakiba nubwo nari nyakeneye, sinaryamana n'umukobwa uriya ndeba nubwo numvaga ari ngombwa. Noneho umubiri ukaneshwa, ubugingo bwihuje n'umwuka. Ubwo bivuga ngo umuntu arakoreshwa n'umwuka, cyangwa se arimo arakora muri kamere y'umwuka wera. Bibiliya ikavuga ngo kuko kamere y'umuntu n'iy'umwuka bihabanye, ngo nicyo gituma bihora mu ntambara. Umwuka ntabwo nshaka gukora ibi, umubiri nawe ntabwo nshaka gukora ibi. Hagati aho hakaba ubugingo burimo hagati, bwakira amakuru avuye mu mubiri bugahereza umwuka agatanga komande, ubugingo bukabwira umubiri ntabwo dushaka ko ibi biba, ntabwo dushaka ko ibi biba. Hanyuma rero Bibiliya ikavuga ngo kubera ko itegeko ry'umwuka ryaciriyeho iteka, itegeko ry'urupfu, itegeko rya kamere rizana urupfu. So uyu mwuka iyo wiyunze, cyangwa se ubugingo bwahisemo gukorana n'umwuka, niho usanga umuntu yakoze iby'umwuka w'Imana ashaka. Imitekerereze rero yajemo ite ahangaha. Nudahitamo guhindura uko utekereza ibintu, hari ibintu bitazahinduka mu buzima. Umubiri ushaka kuguha amakuru y'uko iwabo babayeho, ko karande zabo zimeze, nta birenze ahangaha. Hanyuma uhitamo kumva icyo umwuka akubwira. Ese koko niko umwuka abibona? Rero imitekerereze y'umuntu, cyangwa se cya gice cy'ubugingo, ni igice gikomeye cyane. Ntago natinya kuvuga ko Imana igikoresha ikayobora ubuzima bwawe bwose, kuko uyu mwumva cyangwa mureba agenda si we muntu. Umuntu ari hariya mu bugingo, Imana ihitamo gukoresha hariya hantu, cyangwa se Satani yahakoresha urangaye. Rero imitekerereze ihindura ibintu gute? Yahindura ibintu gute? Iyo uhisemo gutekereza bijyanye n'iby'umwuka ashaka, ubuzima bwawe burahinduka, kuko umwuka afite amakuru. Imana ishimwe cyane. Aha ndabwira abantu bakijijwe, rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Rinda aho hantu h'ubugingo. Nimba umubiri uguhaye amakuru atari meza, amakuru mabi, hagarara uvuge ngo oya, ntagaruka Imana ibishaka, ntagaruka Imana ibyumva. Witinda cyane utekereza. Umwe niwe wavuze ngo ese ubonye umuntu anyuze, wenda wifuje ubonye
yambaye wenda uburyo bugukurura, ikibazo si uko umubonye, ikibazo ni urashaka kuryamana nawe, hanyuma ubitinze warabitekereje, nicyo kibazo kiba gikomeye cyane. Imitekerereze yawe rero igomba guhinduka kugira ngo ubuzima bwawe bwose buhinduke. Nababwiye ngo uko umuntu atekereza niko ari, kandi iyo mitekerereze yawe iyo idahindutse, ibyo umubiri wakira ubihawe na za ntuza bya byumviro bitanu biraruha rimwe na rimwe bigahinduka, bikakubwira umuntu ejo hazaza hiwe, destiny cyangwa aho turimo twerekeza ubuzima. Wahitamo kwemerera iyo mitekerereze yawe ikahaguha. Ibyo bintu utekereza buri munsi, ese ni ijambo ry'Imana ugaburira? Ibyo biryo ugaburira ubugingo, ya marangamutima yawe, bwa bushake bwawe, ya mitekerereze yawe, ibyo biryo bya buri munsi uhereza ubugingo, nibyo bihinduka wowe, ugatangira gukora uko mu bugingo hameze. Iyo uhisemo gutekereza ijambo ry'Imana, ugahitamo kumvira Imana, ugahitamo kwizera Imana, ugahitamo kumva uko umwuka avuga, birangira urimo ukorana n'Imana. Bibiliya iravuga ngo umwuka wera twahawe aduha imbuto, akaduha n'impano. Iyo wemereye umwuka wera akemera gutegeka ibyo umubiri uhereza wowe nyirizina, kuko wowe nitukubona ugenda mu mubiri navuze ngo si wowe muntu, ibyo umubiri uguhereza nyirizina ukavuga ngo no, ukemera umwuka wera akabiyobora, umwuka wera aguha imbuto zawo, ugatangira kuba umugwaneza, kugira urukundo, kugira imitekerereze, ugahinduka. Rero iyo bigenze neza uba umuntu uyoborwa n'umwuka wera. Aho rero ugomba kwitonda uko ubugingo bwawe bujera ibintu, amakuru bwakiriye. Ugomba kwitondera ibyo urebesha amaso, ugahitamo ushatse wahitamo n'ibyo ushaka kureba. Ugomba kwitondera ibyo wumvisha amatwi yawe, ushatse wahitamo ibyo ushaka kumva. Ugomba kwitondera, iyi si ishobora kuguha amakuru menshi, radiyo yatanga amakuru menshi, televiziyo byanyura ari byinshi, ariko aho dutandukanira mu buzima busanzwe ni uburyo ubugingo bwacu bujera bino bintu, imitekerereze yacu ijera, amarangamutima yacu yakira bino bintu, ubushake bwacu bukora kuri ibi bintu. Ese bigenda gute? Umwe ahitamo kumvira umwuka, undi agahitamo kumvira amarangamutima yiwe, ibyo atekereza n'ibyo yibwira. Rero nudahindura uko utekereza ibintu, hari ibitazahinduka mu buzima bwawe. Nudahindura uko isi kubwira Imana, ngo umenye Imana nyirizina, umenye ubugari bwayo, umenye uburebure bwayo, umenye ubunini bwayo, hari ibitazahinduka mu buzima bwawe. Nudahindura uko wizera Imana, ngo ubwire amarangamutima yawe, wenda abonye ikibazo akavuga ati Imana ubuse yagiye, uyigishe kwizera Imana, kuko umwuka, Bibiliya yavuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, Imana iriteguye, umwuka ukurimo ariteguye ngo akubashishe. Nudahindura uko utekereza Imana, uko wizera Imana, uko ubona ibintu, ushaka kubyuka mu gitondo ugakora liste ukavuga ngo ndashaka kuzaba uyu, ndashaka kuzaba uyu, ushaka kuba we. Umuntu mwegeze avuga ati icyo ushaka kuba cyo bisaba nibura buri munsi ujye usoma ibitabo byerekeyeho, buri munsi ujye wumva amakuru abyerekeyeho, buri munsi ujye uganira n'abantu bari byo iby'icyo ushaka kuba cyo. So bitume rero ayo biba bivuga ngo urimo uragaburira cya gice cy'ubugingo, icyo ushaka kuba cyo kuzageza igihe ubaye cyo. Imana ibaha umugisha. N'ubundi tuzagaruka, nza nukoresha iminota myinshi, ariko n'ubundi tuzagaruka ku kintu bita imitekerereze. Urashaka kuba iki? Kandi iki ngiki ngisorezo mbabwira ngo icyo ushaka kuba cyo ntago kiri kure, kuko iyo umaze kumvira Imana n'umwuka wera, niyo yakuremye, izi icyo ugomba gukora muri iyi si, izi icyo uzaba cyo. Rero mu kumvira umwuka no kugendana nawe, icyo ushaka kuba cyo ntikiba kure y'ubushake bw'Imana, kuko hari icyo Imana iri kuganira nawe, hari icyo Imana iri kuvugana nawe. Nababwiye uburyo bikorana, birarinkinganye, biri hafi aho ngaho. Ibyo rero numara kumenya uwakuremye icyo agushakaho, uzashyiraho uburyo bwo kukigeraho, kandi kukigeraho si wowe wibashisha, Imana iri muri wowe. Emmanuel, Imana iri gukora mu bugingo bwawe, izakubashisha kubigeraho. Yesu abaho umugisha, muhahe muronke. Shalom shalom.